Yesu nashimwe cyane. Mana yacu ntihabwe icyubahiro. Mana turagushimye, turaguhimbaje muri iki gitondo cyiza cy'umugisha wakoze kubana natwe. Mana tugushimiye neza ugira. Reka tukubwire ngo ni muri cya kiganiro cyacu ubanye natwe buri gitondo hamwe na Yesu. Turasenze kugira ngo ukomeze utugirire neza. Imbabazi z'Imana zikomeze kutubaho kandi udutwikirize imbabazi zawe uyu munsi. Tugubwe neza turi kumwe nawe. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe kandi izina ry'Uwiteka Imana yacu rikomeze gushyirwa hejuru. Tugucire bugufi rero turakubashye. Reka uyu munsi aho turi bukandagize ibirenge byacu ubwami bwawe buhagere. Ubwami bwawe buze, icyo ushaka ni igikorwa mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Turakunyeze kugira ngo ifunguro ritungure iduhe none. Turakunyeze kugira ngo utubabarire ibicumuro byacu, kandi turagusabye kugira ngo duhe nk'uko tubabarira ababiducumuyeho, natwe bitubabarire. Hanyuma uturinde umubi mu izina rya Yesu. Turinde ibyago, turinde amakuba. Uyu munsi tubane nawe ni ukuri, kandi ufasha abantu bose. Hari ababyutse bababaye, hari ababyutse bishimye, hari ababyukanye umubabaro n'agahinda n'ibindi byinshi bitandukanye. Hari ababyutse banezerewe, ababyutse bajya mu kazi, abandi bari mu rugo kubera ubushomeri, abandi sinzi. Ni byinshi Mana, uri mu ijuru rebera byose icyarimwe. Reka byose tubishyire muri control yawe, tubishyire ku birenge byawe Mukiza. Buri wese nahagera agubwe neza, ahure n'igisubizo cye kandi ahure n'umugisha wiwe, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze, uri Mesiya, icyubahiro n'ikibi cyawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Twongeye kubaha ikaze kandi tunabasuhuza, tubifuriza igitondo cy'umugisha. Reka dukomeze muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Ejo twarimo tureba ngo ikibazo si imyaka umaze, ahubwo ikibazo nicyo wabikoze cyangwa se wakoresheje iyo myaka. Uyu munsi turakomeza n'ijambo ry'Imana. Intego iravuga ngo umwami Yesu naza tuzabarana. Tuzabarana nyuma y'iminsi, nyuma y'igihe runaka umaze ku isi, nyuma y'imyaka uramye, hari urubanza. Yesu naza tuzabarana. Ese tuzabarana iki? Hari umwenda tumurimo, cyangwa mu mpano data duhaye nk'uko twatenzeho tubivuga harimo igihe ndetse n'ubuzima. Izo ni impano zikomeye cyane umwami Yesu agomba kuzitindaho. Kandi ikindi, usibye n'ubuzima n'impano y'igihe, hari n'izindi nyinshi dushobora kuvuga. Aduhaye ubutunzi, aduhaye ubwenge, aduhaye ibitekerezo, aduhaye akaremano y'ubwenge n'ibindi byinshi bitandukanye, n'umuryango. Mbese ni byinshi data aduhaye. Urebye wasanga yaraguhaye. Ushobora kuvuga ati njye nta kintu Imana yampaye, ubundi Imana yanyishyuza iki, ndi umukene nta mafaranga mfite, ariko yaguhaye ubuzima. Ese ubwo buzima bundi bwakora iki? Ushobora kuvuga ati si ubundi njyewe Imana niza tuzabarana iki? Njye ndumva ntacyo twabarana pe, nkurikije ntacyo mfite nayibwira. Yanyimye umuryango, abana ntabwo mbafite, cyangwa se baranapfuye, cyangwa se ababyeyi banjye barapfuye. Ndumva ntacyo nabarana nayo. Ariko n'uwo mwuka unyuza mu mazuru nigaruka, Yesu nagaruka, hari ibizajya mu rubanza. Hari ibizajya mu rubanza. Umwami Yesu natugirire neza cyane. Ese ahubwo ibyo ngibyo mfite n'ibyo ufite tubikoresha iki? Twihuse reka turebe ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 25 umurongo wa 19. Haravuga ngo maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza, abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Kubera ko ari amagambo dusanzwe tumenyereye, umugani w'abagaragu bahawe itaranto. Murabizi, umwe yahaye abagaragu amataranto batatu. Umwe yahawe itaranto 5, undi ahabwa 2, undi ahabwa 1. Uwe 5 aragenda aracuruza, arunguka, abona izindi 5. Uwe 2 nawe arabigerageza, aracuruza. Uw'umwe ngo arayitaba. Aravuga ngo ndabizi ko uri umunyamwaga, usarura ibyo utabibye, uboneka n'ibyo utagosoye. Ntago rwose narabitinye, ndayitaba rwose, ngiyi ndayikugaruriye. Murabizi ko yamushubije, yaramubwiye ngo wa mugaragu mubi we, wari uzi ko ndi umunyamwaga, nsaruraho ntabibye, nkaboneka ibyo ntagosoye, wumva imbere wakivume we, ugenda ujye mu muriro. Hanyuma rero yavuze ngo n'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakanahekenyera amenyo. Iyo umuntu atazi gukoresha igihe cye n'ubutunzi Imana yamuhaye, hari uburyo birangira. Ibi turabivuga tworoheje, ariko ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu. Kirakomeye cyane. Hari impano ufite,
nahoze vuga ngo ushaka kubwira Imana ngo ntacyo yaguhaye, ariko se koko nta na kimwe ufite rwose, nta na zeru, nta namba. Uyu munsi wa none ukore lisite y'ibyo Imana ishobora kuba yaraguhaye kandi uraza kubibona. Byonyine no kubasha gukora lisite nabyo ni impano, kuko ubwo buzima ufite butuma ubasha gutekereza, nabyo ni impano. Twasomye rero ijambo rivuga ngo maze iminsi myinshi ishize shebuja araza. Shebuja w'abo bagaragu araza abarana nabo ibyo yabasigiye. Tuzabarana, tuzatanga raporo. N'ukuri ufite iki datagusigiye? Ni impano ki yaguhaye? Nihe taranto wibitseho? Hazashira imyaka myinshi nk'uko waba ushobora kuba umaze iminsi mu buzima, ufite imyaka myinshi y'uburambe cyangwa se ufite mikeya, ariko uko ingana kose iyo myaka umwami Yesu azaza mubarane. Naguhaye iki? Naguhaye ubutunzi, naguhaye ubwenge, naguhaye ubuzima, naguhaye impano zitandukanye, izo wavukanye harimo n'iz'umwuka wera. Naguhaye gukora ibi ngibi. Ese wakoze iki? Ni ugushyira hasi ni mu mibare. Ubuzima ubayemo urabona buri gukora iki? Ku muryango wawe burakora iki? Kuri sosiyete burakora iki? Itarana Imana iguhaye, umuvandimwe, inshuti y'umusaraba, ese waba ushobora iki? Iyo ugenzuye ubona ukunda gukora iki? Iyo niyo mpano ufite. Muzo wagerageje zose, ese ubona ukunda gukora iki? Iyo niyo mpano dataguhaye. Ariko twasomye ngo iminsi myinshi ishize aragaruka, turabarana, abarana n'abagaragu be. Hari igihe kizagera tukabarana, tukajya mu rubanza. Hari igihe kizagera icyo ufite cyose kikajya mu rubanza. Hari igihe kizagera Imana iguhaye yose ikajya mu rubanza. Hari igihe kizagera umwami Yesu akavuga ngo mbwira, amatarano naguhaye wayakoresheje iki? Yigeze atuma abigishwa be ngo abatuma, nkunda kubibabwira, ngo abatuma bameze nk'intama mu masega aryana. Biroroshye ko ubwira Yesu ngo nahuye n'amasega aryana, ariko n'ubundi ntabwo yigeze atuma amasega mu masega, yatumye intama mu masega aryana. Yarabizi neza ko atwohereje mu masega. Aguha iyo mpano yarabizi ko akohereje mu masega. Ushobora kuvuga ati njyewe rwose nari umukozi wawe muri ibi n'ibi, ariko abantu banciye intege dore nabivuyemo. Ibyo ntabwo wabibwira Yesu. Mubwire ko wayicuruje ikunguka, kuko hari abandi bakoresheje impano zitandukanye kandi bazikoresha batumwe mu masega aryana, bagiye ari intama kandi bigenda neza. Ntacyo kwireguza twabona. Kugira ngo rero igihe ubuzima bwawe bugira intsinzi, ugira ubuzima bunesha, ugira ubuzima bufite kugera ku ntego, ni uko ugomba kubanza ukicara ukamenya icyo Imana iguhaye, ukamenya ko umwami Yesu nagaruka, nimba uri umuririmbyi nagaruka muzabibarana, nimba uri umuvugabutumwa nagaruka azakubwira ati okay, nyereka. Hari abantu barimbutse bazize ko wacecetse, hari abantu barimbutse bazize ko wanze kubyuka ngo ujye mu ivugabutumwa, hari abantu barimbutse bazize yuko wanze kumvira umwuka wera, hari abantu barimbutse bazize yuko nagutumye kuvuga ijambo ryanjye ugaceceka, hari abantu barimbutse bazize yuko wikunze ukanga gukora icyo wagombaga gukora, hari abantu barimbutse bazize ko batumvise indirimbo nagushyizemo ngo bahindukire, hari abantu barimbutse bishwe n'inzara naraguhaye ubutunzi wagombaga kubagaburira, hari abantu barimbutse, mbese byari byinshi. Hari abantu bapfuye bazize imbeho kuko wanze kubambika, imbeho irabafata barwara umusonga n'ibindi nk'abana n'ibiki wagombaga kwambika. Hari abantu baguye mu bitaro kubera ko babuze ubitaho, naraguhaye ubutunzi wagombaga kubitaho. Hari abantu bagize ikibazo muri gereza, hari abantu, mbese naza impano zizajya mu rubanza. Kuko murabizi neza yuko hari igihe cy'urubanza rw'imirimo. Imana izadushyira mu rubanza rw'igihe. Twaravuze ngo igihe ni impano Imana iha umuntu kugira ngo arangize icyo Imana yamuremeye. Rero Imana iguhaye igihe n'impano ziri hariya n'amataranta ari hariya. Yesu nagaruka muzabarana icyo gihe cyakoze n'amataranto yakoze. Ejo twavuze ngo ntago Imana yitaye ku myaka waramye, ahubwo yitaye ku cyo uzayikoramo. Hano rero ntago
Imana ifitanye ikibazo n'ikindi kintu cyose, ifitanye ikibazo n'uburyo n'imikoreshereze y'ubutunzi ufite, ubushobozi bwawe, umutimanama wawe, uko wifuza ibintu, impano z'umwuka wera ufite, hanyuma ibyo yagiye kunyuzamo nabyo ni umutungo buriya yaguhaye. Ushobora kuba waranyuze mu bihe bigoye, buriya yakubikagamo umutungo kugira ngo nubwira abandi uko Imana itabara mu bihe bikomeye nabo bahindukire. Ibibazo wanyuzemo buriya ni itaranto yakubikagamo, hari igihe izakubwira ati nagira ngo ubwire bari kunyura mu bibazo ko ngera neza nabo bagaruke. Rero dufite kwibuka neza yuko umwami Yesu nagaruka tuzabarana. Imana ishimwe. Kandi umubare w'ibyadusigiye, ufite 5, ufite 10, ufite 20, ufite 30, ufite 40, ufite 60, simbizi mfite bingahe. Iyo nigenzuye mbona mfite bingahe, hari gukora bingahe, hari gukoreshwa bingahe. Ejo twasomaga ijambo rivuga ngo aha murimo wose werekeje amaboko uwukorane umwete, kuzima aho tujya nta mirimo nta migambi. Ubu ngubu mu mpano zawe ufite, reka dusoze nkubwira ngo zose uzishyire ku rupapuro. Iz'umwuka ufite, ubushobozi bw'umubiri kavukire Imana yaguhaye, ubwenge bwawe, ushobora kuba uri umwenjeniyeri, ushobora kuba uri umujyanama mwiza, ushobora kuba uri umushushanyi mwiza, ushobora kuba ese byakora iki kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro? Urumva byakora iki? Ushobora kuba uri umuririmbyi mwiza, urumva byakora iki kugira ngo nibigera igihe, iminsi myinshi ishize, igihe kinini gishize, Yesu akagaruka, umubwira tumva rero nkubwire, wampaye impano yo kuririmba, narayigenzuye, narayungutse, dore n'inyungu zayo. Wampaye impano yo kuvuga ubutumwa, narayigenzuye, narayungutse, dore akiri inyungu zayo. Imana nishimwe. Wampaye impano yo guhanura, narayigenzuye, dore akiri impano zayo. Wampaye impano yo kuba umwenjeniyeri, narayigenzuye, dore akiri inyungu zayo. Wenda warayikoresheje ufasha abantu batandukanye muri iyo kariyeri. Ushaka kuba uri umushushanyi mwiza, ushushanya, ukavuga ati wampaye impano yo gushushanya, ndi umwaritiste mwiza, narayigenzuye, dore n'inyungu zayo. Ushobora kuba uri umudizayina mwiza, ukavuga ati narayigenzuye, dore icyavuyemo, akira n'inyungu zayo. Igihe rero kugira ngo ubuzima bubyare umusaruro bisaba kumenya impano ufite no kuzikoresha, kuko igihe cyo ntigituje. Impano ushobora kuziryamana ariko igihe cyo ntigihagaze. Umwami Yesu naguha umugisha kandi Yesu akomeza kukugirira neza. Reka mbifurize kugira umunsi mwiza w'umugisha, kandi mbifurize gukoresha impano zanyu neza, amatarano yanyu nimuyacuruze. Nyamuneka Yesu nagaruka tuzamubwira ati dore n'urwunguko. Umwami Yesu abaha umugisha. Shalom shalom.